uri mu bibazo, yisure uyibwire ngo uri Imana ishobora byose. Erega kuba warabuze inzira Imana inyura mwiza ntibisobanuye ko itazaza. Impamvu wazibuze wowe uhagaze aho zitaba, ariko impamvu Imana izaza ihagaze aho inzira ziri. Ikintu ukora ni iki? Ikintu ukora ni iki? Subira hashize. Subira hashize. Nakubwiye ngo intambwe ya mbere utera kugira ngo karande kuveho nuko ushaka ko ikuvaho. Iragufashe kwa sogokuru. Kandi iyo uri gusenya igicaniro kimwe uhindukirira ku kindi, uhindukirira ku gihari. Iyo ushaka gusenya Bayaro rivugira kwa Shera. N'uburyo bwa deliverance, icyo mwita karande, mwagitwaye mu mwuka, nibyo twabaye ibyaremwe bishya. Ikintu Imana igukorera ni kimwe, ugendana imigisha yo mu gakiza, ukaba nta cyaha na kimwe ugira, nta muntu wanduranyijeho, nta uheruka gutuka, ariko inkweto n'ipantaro kubibona bikakubana ikibazo. Imigisha yo mu gakiza ihabwa umuntu wihannye ibyaha. Bibiliya iravuga, n'umuririmbyi yaravuze ngo uwayihabwa kubw'ubuntu. N'ubuntu. Noneho batwigishije rero imigisha y'ubuntu. Iki dini rikora rikwigisha gukora uzana inyungu muri ryo, tirikwigisha gukora wibonera inyungu ziguhindura uw'umugisha. Ntabwo rikwigisha inyungu wowe ziguhindura kwibera umugisha. Noneho bigatuma buri gihe. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 12. Itangiriro igice cyaho cya 12 duhereye ku murongo aho wa mbere. Itangiriro igice cya 12 duhereye ku murongo wa mbere, haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Kabiri haravuze ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha. Gatatu haravuze ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Akire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Reka mbiginge abantu bari gusoma tumbe Bibiliya, wenda hari abandika bandike, hanyuma tuganire kuri iri jambo ry'Imana. Muze kujya kure y'uwo murongo kuko iki gice cya 10 cyo mu Itangiriro turagikoresha cyane. Ubwashize abo twari kumwe twaganiriye ijambo ry'Imana, bituma uyu munsi tubagiriraho umugisha wo kongera kugaruka kugira ngo tuganire ku migisha ibonerwa muri Kristo isenya karande. Imana ishimwe kandi Imana ishimwe. Rero mbere yuko tubiganiraho, abantu tutaziranye, nitwa Mugabo Anicet, ngize umugisha ku bwa mushumba wacu twemereye guhagarara hano. Imana ibaha umugisha rwose, ku mwuka w'Imana umukoreramo ukamwemerera ko adutoranya, ni by'igiciro kuri twe kandi n'abandi bakozi b'Imana. Mama Lioneri ni umubyeyi wanjye, my sister Goreti warabizi ko ari comrade wanjye, ni kamarade wanjye. Imana ibaha umugisha, Imana ishimwe. Uyu ni Aburahamu. Bibiliya itubwira inkomoko ye
ratubwira ngo avuka muri uri y'Abakarudaya. Nababwiye ngo ntituze gufunga. Uri y'Abakarudaya wari umurage wo muri bene Yafeti. Yafeti ni mwene Nowa. Muribuka Hamu na Yafeti, sinza gutinda cyane kwa Nowa. Ubwo bagenda bimuka barabyaye, igisekuru cyabo turaza kugisoma muri iki gice cya 10, ntabwo rwose ndi buharenge ntahasomye. Bamanuka muri uri y'Abakarudaya. Uri umurage w'uwitwa Huri uturana n'uwitwaga Usi, ariwe n'ubundi bitiriye igihugu cya Usi. Muri histoire bakigishaga nka Asuriya cyangwa Ashuri. Uyu munsi ni igihugu cya Taki, ni Turikiya ya none. Haza uwitwa Rabi cyangwa Aramu watuye muri Saudi Arabia. Sintindaho muri iki gisekuru, ariko kubivuga ntacyo bitwaye ko histoire ibita Abahitayite cyangwa se Abahitite. Iyo bavuga batyo tuba tuvuga bimukira. Hanyuma Imana ibwira Aburahamu, yaramubwiye ngo va mu gihugu cya so, usiga inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aho hantu ushaka kuhatinda, aho nzakwereka. Ntabwo Imana imubwiye aho ajya, ntabwo imubwiye ngo va iwanyu usohokere mu cyanzu, ntabwo imubwiye ngo nyura mu gikari, ntimubwiye ngo nyura hagati y'imihati, ntimubwiye ngo ca mu marembo. Iramubwiye ngo genda. Ntabwo iyoboye icyerekezo cya Aburahamu, ariko ikimubwiye iramubwiye ngo genda. Kuva mu Bakarudaya nka Aburahamu ntabwo byari byoroshye. Ko uyu munsi ibintu bibiri bikomeye ku isi, ubwenge scientifiquement, kabiri n'imbaraga ziri spiritual. Zose imbaraga z'ubwenge, ubwenge n'ubumenyi, n'imbaraga z'ibinyuka mibi, zose tuzikomora ku Bakarudaya. Imbaraga zo kuroga ni Abakarudaya basi, nibo bazibyara. Wari umujyi, sinza gutinda mu mateka yawo cyane, ariko reka mvuge gato ku Mukarudaya. Umukarudaya bwa mbere ntajya ayobora ahagarara nk'ishusho y'Umukarudaya. Abari kuri kamera barihangana, ngenda sinzi impamvu bindimo. Ntabwo ayobora nkawe, yimika umuntu wicara mu mwanya we, ku buryo Umukarudaya ntibigaragara ko ari we uhari, ahubwo agushyiraho ukaba mu izina rye. Muntega amatwi mu nyumve. Icyo aba yishaho ngaho ni iki? Yica inzozi z'umuntu. Imana idutabare tugendane. Umukarudaya yica inzozi zawe, kandi inzozi z'umuntu zingana n'iyerekwa rye. Iyerekwa ry'umuntu ringana n'umugambi w'Imana kuri we. Icyo Umukarudaya akora, agushyira mu mwanya yakabayemo, we agahagarara mu mwanya wawe. Muranyumva? Atwara ubutware bwawe akakubeshya ubwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Ubaho mu buzima bushyira mu bikorwa imyanzuro n'inzozi z'Abakarudaya, ariko wowe wanyawe ntushobora kubaho. Niko Umukarudaya akora. Atangira business, agacuruza imbaraga zawe. Muri hangana ntabwo ndagera aho ngaho, sinshaka no kujyayo muri iyo mikorere y'Umukarudaya. Nshaka kubumvisha imbaraga z'Umukarudaya gusa, kuko Umukarudaya agufatisha umubare. Abantu benshi mwiza umubare, mwihangana. Dufite umubare, dufite nombre bench, sibyo? Na unité de base. Nombre bench ni 0, unité de base ni 1, sibyo? Umubare munini mu mibare ya niza astronomy, kandi astronomy ibamo umubare mwinshi. Umubare mwinshi mu mubare ntabwo ari 0, ni 9. Noneho iyo ugeze ku 9,
imibare birangiye ugaruka gufata unité de base ukayigerekaho nombre benshi. Nombre benshi ihita kuba 10, sibyo? Kuri wa mubare ni mu nyumve. Uyu munsi abantu benshi bahaye kabiri ngo bagabanye 10 ntibikunda. Birakundara ariko mu mubare umuntu wize umubare kabiri kagabanya 10 birakunda. Ntabwo nje kubigisha imibare, sinshaka no kuba confusinga, dore ko niyo nzi na yari uruvange. Ntabwo ndumva icayuka. Salomo yarambwiye ngo kwiga cyane birushya ubwenge, nubwo n'uyu munsi ngira cyaza ngo ndebe ko hari ibivamo. N'uyu mwanya ndacyaryaza ngo ndebe ko hari akavamo. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Umukarudaya uyu mubare wose tugenderaho niwe wawushyizeho. Habaye remise muri Egypte, bantu babyiga muri histoire, abagabo biswe ba Sebutangerosi. Muri histoire niko ivuga, Mugabo John yajyaga bavuga ababwira abagabo babeshya ngo nibo banditse Bibiliya. Bari bajyanwe n'iki muri Egypte, boherejwe na the great Alexander. Abohereza yaravuze ngo nimujye kwiga ubwenge bw'abanyegiputa kugira ngo tumenye uko bakora, tumenye n'inyandiko zabo, ko Egypte nicyo gihugu cyari kiyoboye isi kuruta ibindi. Mumbabarira kankababwira iki dini ryakoze komisiologike ryatwigishije ko Egiputa ari ibyaha. Niyo tuvuga umunyegiputa tuba tuzi ko ari umunyabyaha. Ubwo ni uburyo bwa misiyo yo mu ijambo ry'Imana ariko ikiri koronike. Ni ubukoroni kuko ni umuzungu ushaka kwibagiza imbaraga za Afurika. Sinshaka gutindaho aho, reka mpave. Ariko ajyayo ubwenge bw'umunyafurika nibwo bwari buyoboye isi. Ariko kuko umukarudaya ashaka gukoresha imbaraga z'umunyembaraga, yakoze remise, afata abo bagabo bajya kwiga ubwenge, afata amateka y'ubukoroni abanyegiputa bakoronije Abisiraheli, arayatwikira, akora icyo bita gukinga amababa. Nageze aho witwa kuri Kufu ahabitse amateka ya Egypte, jusqu'à présent baracyavuga ngo amahano yabaye ngo n'ay'umugaragu wafashe nyirabuja Yosefu, baracyamufata nk'uwasambanyije nyirabuja muri histoire ya Egiputa. N'uyu munsi biracyarimo. Kubera iki batabikuramo kandi Potifari yaramuhanaguyeho icyaha? Murabizi neza iyi imbabazi za perezida zitanze zikuraho burundu cyaha, ariko nikivamo iyicarubozo ryo mu kwemera Imana ya Isiraheli ntabwo riri buve mu mitwe yabo. Baragumisha mu icyaha kugira ngo bibuke ikibi, ikiza bagitwikire. Muntega amatwi mbabwire, uwo mwuka w'umukarudaya ukorera mu Bakristo gito. Uwo mwuka w'abakarudaya ukorera mu Bakristo biyiziho ubwenge, ukorera mu Bakristo bazi ko bize. Yicara mu rusengero akabanza kugenzura mbere yo kumva. Nta mpano y'umwuka agira ariko agiye kugenzura umwuka. Ubwenge bwe nabwo bwaramutengushye ariko agiye kubugenzuza ubw'abandi. Yicara gutyo akantu kose uvuze aranariza, yarangiza akajya areba umuntu atari ko se uyu yarakijijwe, si utanga agakiza, uyu ngo yarakijijwe nawe akizwa ntiyakaguze. Ariko aba yicaye mu bintu bimeze bityo, ntashobora kumva no kubohoka. Umwuka w'umukarudaya uragatsindwa n'Imana isumba byose. Gatoya mbere yo Imana isanga y'Aburahamu yari umucuruzi ukomeye, iramubwira ngo vayo. Uyu mwanya sinshaka kuvuga abakarudaya Aburahamu ari kuvayo, shaka kuvuga twebwe. Haleluya. Tuganire gatoya gahoro. Umuntu twita umukuru nuwagutanze mu gihe, sibyo? Niko twebwe astronomy tubwira. Uwagutanze mu gihe niwe mukuru kuri wowe. Uyu munsi isi abo twita ko bakize cyangwa abanyembaraga bo ku isi ntabwo bagenda nk'uko isi igenda. Bo bategura aho isi ijya bakajyayo mbere y'uko igerayo. Twebwe isi izanye iradutwara, twagerayo bakaba batware bacu kuko bamaze kubaka.
ndabizi ibingibi ntabwo byakumvwa na bose, ubuyo ndabizi cyane, ndoroshya muhumure. Isi Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo abasore b'imigenda bazagenda barushye, ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Haleluya! Ngo nibamara gusubizwamo imbaraga bacinagire. Bibiliya yaravuze ngo nk'inyana zo mu ruhongore. Iragaruka iravuga ngo izuba rizarasa. Iri zuba eskatoloji yararivuze, ivuga uburyo rizatwika rigatera abantu. Ibyashuriwe Yohana rirabivuga, rigatera abantu ibisebe. Ubushye bw'iryo zuba bukajya bukubita muri bya bisebe n'ubundi, ukava iburasirazuba ushaka igicucu cy'iburengerazuba, ukagerayo rimeze nkaho rikiri ribisi, wavayo ukongera ukazerera ugasubira gushaka ubuhungiro burasira bwaryo n'ubundi rikigutwika. Ariko Bibiliya ivuga iki? Ngo kububaha Imana abakiranutse abo izuba ryo kurasa rizaba rifite gukiza mu mababa yaryo. Rizaba rifite gukiza. Iri zuba se, which means izuba rishushanya Kristo, inyenyeri ni uwizera, ukwezi nababwiriza butumwa. Uburyo isi tubwira mu mbabarire mwoka byaramwe, nimvuga ibyo simbizi uburyo nge mbifata, ariko munyumve. Umuntu washizweho n'Imana niwe muntu wakomejwe. Muntega amatwi, umuntu Imana yashizweho. Ubwashize narababwiye ngo igihe tugezemo ni igihe professeur akeneye profete. Kubera iki? Ubwenge twabwirukanseho tubuzenguruka inyuma, ariko ntibwatubujije kuruha. Ntabwo bwigeze butubuza umuruho, ariko ijambo Uwiteka avugiye mu kanwa ko yimikishije amavuta riruhura umuntu mu ruho akaruhuka. Uyu mukarudaya ikintu yakoze, twese dabo umuntu ushaka icyubahiro umukarudaya arakimuha, yarangiza akakubuza uburyohe bwacyo. Narababwiye ukicara ku ntebe abantu bakoreye bakagira ngo urayobora, kandi intebe urayikoreye. Hari abantu bazi ngo karande ibuza umuntu gukira. Ntimuyibeshyere. Karande irakwemerera ugakira ariko ukabindushya iyo mu bukire. Karande y'ubukene si rusange. Ushobora no gukira ukagira ngo wayikize. Ntabwo gutunga amafaranga ari ikimenyetso cyo gukira karande. No, urayagira umuruhu ukangana n'umutungo ugira. Umuruho ukabungana n'umutungo ufite. Utwara imodokari ikigeragezo kikagira umuvuduko urenze kilometraje yawe. Wurira indege kikayitega. Ukora graduation nacyo kikagraduating. Uriga kikiga, wavuga ururimi kikaruvuga. Iyi myuka y'abakarudaya idutera karandi turukahe. Muribuka igice cya 6 mu gitabo cy'Itangiriro. Teoloji y'Abagiriki ihinyura y'amateka ivuga ko ari abana b'Imana ngo bari Abisiraheli, ariko not true. Bibiliya iravuga ngo n'abamarayika bita abana b'Imana bamanutse bagasambanya umwana w'umuntu. Bamara kumusambanya bakabyarana abana. Bibiliya igerekaho ngo ni bya bihanda bya kera byabaye intwari. Ibi bihanda byabaye intwari bivutse kubw'umugambi Imana itarimo, nibyo byiyangaje kubw'imbaraga z'umwuka. Mu ntega amatwi, ibi bihanda biturutse. Bibiliya ivuga Imana imanura Satani mu isi. Abamarayika baravuze ngo wasiwe ugushije ishyano,
tekereza ikintu marayika yita ishyano atarigeze abona ishyano na rimwe. Marayika ntiyigeze ageragezwa, nta dayimoni yamuteye, nta kigeragezo yahuye nacyo, ariko abonye umanuwe mu bantu aravuga ngo ugushije ishyano. Niho njye nseka umukristo wasetse mugenzi we yaguye. Ishyano marayika yatinye, utinyuka gute kurisekera mugenzi wawe? Mufate mu maboko. Marayika byise ishyano, wowe biragusetsa. Aba bamarayika bamanutse, Bibiliya ivuga 1/3 cy'abamarayika bari mu ijuru. Mu buryo bw'inzego bitwa devil, nibo sekibi. Hanyuma Satani akabukwe n'imigambi ye, ariko ayoborana naba. Hakaboneka abandi bamarayika batari ku ruhande rw'Imana, tibabe no ku ruhande rwa Satani. Aba bamarayika ngo nabakrosinga mu isi. Bibiliya yaravuze ngo ni imyuka ikorera mu batumvira Imana. Abo nibo batanga ubutware bayoboranye n'ababakarudayi, nibo bimika abari mu ntego ya Satani. Ko Bibiliya iravuga ngo n'abategeka iyi si y'umwijima ngo bafite ubutware n'ubushobozi bwo gukora ibitangaza byose. Niyo mpamvu umupfumu akonekta nabo, agahamagara zambaraga mbi, kugira ngo rero kubone byitwe karande. Bituruka mu ntege nkeya nk'izo kwa Aburahamu na Sarayi zo gucogora k'umuryango uwo muri mwe umwe akajya kwimurika byonyine ku mupfumu. Iyo ni connection abasizeyo. Nta muntu waguhamagara adafite telefone yawe, ntago byakunda. Kubera iki bakuroga bigakunda? Njye nabajije Abakristo, iyo twigisha muratubwira ngo mwabaye ibyaremwe bishya. Nukuri Imana ishimwe, nibyo. Ariko icyaremwe gishya wabaye niye? Iyo ubicyaremwe gishya nk'uko ubyumva, ntago twakabaye tukubona ngo tumenye kuri wowe. Icyaremwe gishya wabaye ni ku mubiri, ni ku mubiri. Dusome urwandiko rw'Abakorinto 15 n'urwa 2. Ndagira ngo ndebe umuntu umfasha gusoma, ntabwo mbarambira, mumfashe. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorinto ntabaye mukamfasha cyangwa mpisomere. Sorry, n'urwa mbere ntabwo ari urwa 2. Sorry, ni igice cya 15 umurongo waho wa 43. Accent Papa Bosco, Yesu aguha umugisha mushumba. Tuganire dutuje, witonze kandi nta kibazo. Umurongo wa 43 hari ijambo rivuga ngo ubibwa ufite igisubizo, igisuzuguriro. Ubibwa ufite igisuzuguriro, uzasuzugurwa. Ukazurwa ufite ubwiza. Ukazurwa ufite ubwiza. Ubibwa utagira intege, ukazurwa ufite imbaraga. Ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri wakavukire. Ubibwa ari umubiri wakavukire. Yego. Wakavukire. Yego. Ukazurwa ari umubiri. Ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Yego. Aka kantu ndagashaka cyane, gasoma ko gasigaye. Ubibwa uri umubiri wakavukire. Yego. Ukazurwa ari umubiri w'umwuka. Yego. Nimba hariho umubiri wakavukire, hariho n'umwuka. Hariho n'umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wakavukire n'umubiri w'umwuka urahari. Wakavukire ugira n'isano no kwa nshogozi wacu, ukagira n'isano no kubakindwi wacu. Umubiri w'umwuka ugira n'isano no mu nkomoko y'umwuka kwa Kristo. Ngo nk'uko uw'umubiri ari niko n'uw'umubiri bandi bameze, ngo nk'uko ab'umwuka bameze niko n'uw'umwuka wundi ameze. Tubicyaremwe gishya, ntabwo twakuwe mu mubiri w'umwuka
plito wakavukire ngo umwuka be muri twe gusa, ahubwo umubiri w'umwuka yaduhinduye icyaremwe gishya mu mwuka, aba no mu mubiri wakavukire. Mu ntega amatwi mu nyumve, twabaye ab'umubiri w'umwuka, sibyo? Tuba n'ab'umubiri wakavukire. Umwuka wo muri mwe atuye muri indi, atuye muri janvier. Kavukire wa hehe? Atuye muri Anicet wivukira ibushi kukadashya hirya hariya Kamembe. Naho inzu ni nimero y'159, akagari bakita Ruganda. Kwebwe ikintu amadini yadukoze niki? Narababwiye ngo igicaniro cy'idini kiruta yandi ibindi bicaniro kuruta kuba bibi. Kuko igicaniro cy'idini kikubwira Yesu, cyarangiza kikaguhagarara imbere kikakubuza kumwegera. Kikubwira Yesu, cyarangiza ntikikwemerere kumugeraho. Niho za izi liturujia tuzikura. Mu mbabarire si kugira ngo ngire ibyo neza cyangwa nanduza, muri ibyo nta na kimwe nshinzwe. Niho twanga ko dusangira nawe igaburo, twajya kubaka urusengero tukakugira umuterankunga, ariko ku igaburo tukagusohora. Yes, none uwo musangiye amaboko yubaka, wayi mutasangira n'insinzi y'icyubatswe. Ariko igicaniro cy'idini ntabwo kibyemera. Niko umukarudaya dutwara, niko atuyobora. Tuzambara ipantaro ariko nuturi turo rizaba ryejejwe, ariko uzaba wanduye. Nuko nyine tubayeho, nuko tubayeho. Igicaniro cy'idini ni kimwe n'igicaniro cya social media. Social media ikubeshya kuri umunyembaraga, uri umutindi wo kubabarirwa. Ujya kuri social media ukagira ngo uri umustar, kandi nubwo uzwi wowe ntacyo uzi. Mugende gake tuganire, mugende gake tuganire. Ngo kuko babiri batatu bakubonye wamenyekanye. No, bakumenya ariko suziki. Murakoze, murakoze. Umukarudaya ahagarara mu mwanya wawe. Kubera iki? Bwa mbere intego ye na Satani ku gicaniro nuko ahagarara akica uwo wagagombye kuba we. Ubwashize narababwiye ngo twe turaza tugashima Imana ko abo mu isi batuzi, ariko abo mu isi ntibajya bagira amashimwe yuko twebwe tubazi. Ntayo bagira. Baraza bakicara mu cyubahiro cyacu tukabashimira ko tubazi, ariko bo tibashima ko batuzi. Niyo mpamvu urusengero rutarindwa ikabari bakayirinda. Umukarudaya gutwara icyubahiro. Wowe bera b'Imana, nshuti z'umusaraba, iyo bigeze mu rwego rw'amadini, si cyo nashatse kuvuga. Reka mbabwire, njyewe ibi ndabizi 100% ko abakoma amashyi atari abakunzi b'uwo bayakomera, ahubwo baba bakozwe ku marangamutima. Icyo ndakizi, kuko ubwinshi bw'abagukomera amashyi ni nabwo buva mu bwinshi bw'abaguhindura. Ibyo ndabizi. Yeremiya hamagarwa ajya guhanura bwa mbere, yatashye yishimwe ngo nabahanuriye baranyumva. Imana iramubwira ngo ubwo baguhaye impundu witegure n'induru zabo. Nicyo kintu cya mbere yabonye akiva guhanura. Nicyo kintu Imana yamubwiye, ubwo baguhaye amashyi bakaguha impundu witegure n'induru. Dore ikintu gitangaje, guta Imana ihamagara umuntu ikamuha amavuta, yarangiza ikamubwira ngo nkomeje uruhanga rwawe. Kubera iki rukomeje se? Yarworoheje ikamurinda intambara, ariko izi ko amaboko yaba murimo azamwubahuka akarukubita. Murakoze. Niho Abakristo tujya dufata Yesu
mumbabarira kankavuge mu nyumve Imana ifashe singira uwo ntera urujijo ibya Kristo byose ntibitwarwa mu mwuka ibya Kristo byose ntibigenda mu mwuka mperutse kujya mu rugo rumwe umugabo ni inshuti yanjye n'umugore ni inshuti ariko umugabo ntabwo akijijwe umugore arataha agakubitwa kubera iki azira amasengesho kandi nanjye ndakijijwe nabikora kubera iki ajya inyuma y'umugabo mu gihe umugabo yaje yayinyweye utindirukana abadayimoni b'inzoga mu rugo Rwanda mu rugo Rwanda uwo wita abadayimoni bamurimo siwe mubana siwe wagukuye iwanyu siwe ugutunze ariko kubera ko byose mubitwara mu mwuka timurakamenya ko hari dayimoni kubitwa bucece byose mwarabitwaye ugira ngo umugabo najya kugukubita uzamubwira ngo kwa Chaine Yesu bikunde no ibyo ni ibiba mu bitangaza byije gutyo gusa rero n'uburyo bwa deliverance icyo mwita karande mwagitwaye mu mwuka nibyo twabaye ibyaremwe bishya ikintu Imana igukorera ni kimwe ugendana imigisha yo mu gakiza ukaba nta cyaha na kimwe ugira nta muntu wanduranyijeho nta uheruka gutuka ariko inkweto n'ipantaro kubibona bikakubana ikibazo imigisha yo mu gakiza ihabwa umuntu wihannye ibyaha Bibiliya iravuga n'umuririmbyi yaravuze ngo uwayihabwa kubw'ubuntu n'ubuntu noneho batwigishije rero imigisha y'ubuntu iki dini rikora rikwigisha gukora uzana inyungu muri ryo tirikwigisha gukora wibonera inyungu ziguhindura uw'umugisha ntabwo rikwigisha inyungu wowe ziguhindura kwibera umugisha noneho bigatuma buri gihe mugira amarira iyo ni strategy nziza cyane yo kuyobora idini ni ugushyira abantu mu kazitiro bigatuma ubagumana bwa mbere icyo ububatsemo n'iki ububatsemo ubwoba butuma bagushaka buri gihe niyo liturujia bakozemo indulgensia baravuze ngo muzajya mukora ibyaha barekura inzoga kugira ngo ubusambanyi bugwire barekura ibirori bitejejwe kugira ngo ibyaha bigwire uwabikoze nagwiza ibyaha aze ku gatebe ka indulgensia atanga ikiru cy'ibyaha kuko yakoze byinshi inyungu ziraboneka nicyo cyatumye hari ibizira mwemera mwarangiza mugashyira logiko muti alcohol irakenewe kuki utarya iyo mu biryo ugashaka iyo mu nzoga ko no mu biryo ibamo ko no mu biryo ibamo ngo mvuze nabi ntabwo bakubuza kujya kuryoshya mu kabari ntabwo bakubuza kujya kubyinayo kuko nukorera y'ibyaha urazana amafaranga ahwanye nabyo iyo nyungu iboneke niko umukarudaya ateye noneho nihute uyu mukarudaya afite imbaraga zo kumenya icyo umuntu atekereza umupfumu arakuradara by the way arakureba akakubwira uti warazengereye noneho mu idini ntibababwira imbaraga abapfumu bafite ntabwo mbibabwiye ngo mujyeyo n'abagiyeyo ntarabivuga ariko Satani arakora ijambo riravuga ngo tudafite umwami Yesu ingabo ze zaduhindura arakora umupfumu guta umuntu ahagarara Tanzania akagukubita igihembe ufite wireless iri connecte kuri wowe nubwo utari muri Tanzania ariko afite connection aranyura muri iyo connection agusekure niyongera tuzi niki gituma muzerera mu nzozi mujya kurota musambana nibiki abiwanyu baterekereye babandwa baryamana n'abapfumu wowe ntugitanga umubiri mu nzozi baragusura ubikore urote hama uze gukanguka wabishoje kandi biology irababwira ngo niko umuntu wese ateye biology iravuga ngo ibyo bigomba kuba ku muntu wese kuko ibyo mu mwuka se biology yabivuga ite
yabivuga ibikuye. Uyu mukarudaya bwa mbere ku isoko acuruza ibigirwamana. Kabiri, bafite imbaraga zose, niko Bibiliya yavuze, zo gukora ibitangaza bagendeye muri za mbaraga z'abapfumu. Mwibuke ko abakarudaya bo muri Egiputa nibo bari abacunnyi, abarozi, abapfumu, abashitsi n'abakonikoni. Noneho mu ntega amatwi, ni bande bahanganye na Mose ajya gukora ibitangaza? Ni abaturage bo muri Egiputa cyangwa nabo banyamirimo babo? Kubera iki bahangana nabo? Bafite imbaraga zisa n'iz'Imana. Bibiliya yaravuze ngo na dayimoni w'umwijima ashobora kwihindura marayika w'umucyo agakora ibyo bitangaza. Birashoboka. Imana irebye rero Aburahamu ibona muri we, kuko ni akomoka mu gisekuru cyo kwa Nowa, abona yibutse ko Aburahamu yabanye na Setera, arangije asubiza amaso inyuma abona ko hari nta mana ivuga ihari, abona nta mana imuvinga ihari. Aravuga ngo ko Imana yo kwa Nowa yababwiye ngo nibabaze inkuge, Imana yo kwa Nowa ikababwiye ngo nibave mu byaha bakire, Imana ducuruza zitavuga zitagenda zituruka he? Hari izo kwa sokuruza Nowa. Umutima ugifite urujijo, Imana ibona uwateye intambwe. Uko kugambirira kumenya Imana aho yagiye kwa Aburahamu bituma ivuga ngo ndacyahari, iramubwira ngo ndahari. Haleluya! Iraziramuga ngo nitwa Uwiteka. Rero nitwa Uwiteka. Uwiteka mu gihe burayo baravuga ngo ni Yahwe, biravuze ngo nuhoraho. Mu yandi magambo ndiho. Haleluya! Nubwo utambonaga ariko ndahari, nubwo utanyumvaga ariko ndavuga, nubwo utabonaga imirimo ariko ndakora. Niki cyabujije Aburahamu Imana? Mu ntega amatwi, ntabwo ari uko yari yanze kujya gusenga. Yabujijwe Imana no gusanga Tera. Mu ntega amatwi, muzi ko Abanyarwanda b'Abakristo batangiye gukira ubukire bwo gutunga, batangiye gukira vuba muri iki kinyejana. Kubera iki? Abamisiyoneri binjira mu Rwanda, ijambo rya mbere umunyarwanda yabwiye abamisiyoneri, ramwe uti nimudufashe turabakene. Ko abamisiyoneri baje bashonje baturuka Uvira. Ubwo uti mwaduhaye ibyo kurya? Uti ntacyo dufite kuko tumenyereye gusaba. Abantu bagiraga imyuka ari abagirwa, bafite imandwa bitaga nyirabukonjo cyangwa nkonjo. Murakibuka ukuntu abana bagiraga uti impera bukonjo? Umuntu wabaga ari umugirwa wayo afitanye nayo connection yarugaraga ku mugoroba, ntasohoke hanze mu masaha yo kubandwa no guterekera, bakazenguruka bambaye ubusa. Mujya mugira ngo abantu bagenda bambaye ubusa mu nzira ari iterambere. Ibya kera biri kugaruka, kuko uwabandwaga yambaye ubusa ntiyatinyaga ko umwana wamubona, yarasohokaga akajya kwihagarika mu mirambizo. Bene uwo muzimu mubi yo katsindwa ntabwo yemereraga umutunzi kugaragarwaho umutungo. Yagenda agaca ugasanga umuntu ni umukire ariko ntashobora kuba umusirimu. Ntabwo byari byemewe. Ugasanga umuntu arafite ariko aho kugira ngo atange ararira. Ni hahandi wanga guhemba umukozi wo mu rugo waza ku rusengero ukitanga miliyoni kandi uwo mu rugo umufite mu ideni. Imana ireba Aburahamu bwa mbere, ngera ku cyo nshaka kuvuga, iramureba ibona mu mutima afite ishyaka. Intambwe ya mbere yo kuva muri karande ni ugutekereza gutsinda intambara wibonaho. Intambwe ya mbere igukura muri karande ni ugutekereza gutsinda intambara wowe wibonaho. Intambwe ya mbere ikugumisha muri karande ni ukumva ko ubuzima bwawe ari ubwo, ni ukumva ko ubuzima bwawe ari ubwo. Kuba
umuhanuzi ntibigukuraho igicaniro, ntabwo bigukuraho karande. Eliya yari afite iyo kwa Geriyadi, mu ntega amatwi mbabwire, yari afite iyo kwa Geriyadi. Mwibuke ko ari umugeriyadi wita Ishubi, aza guhanura ashonje yahunze inzara, yica abahanuzi 850 n'ukuboko kwe. Arangije umugore umwe avuze ariruka, amaze guhitana 800, ariko arangije araguruka. Kandi abapfuye bakwiriye kubera Yezebeli ikikango, ariko we ntahagaze ku mirambo yahitanye ngo amubwire uti wamera nk'aba, wahubwo yirutsa abebera anyura mu bo yahitanye. Mu yandi magambo, nicyo cyatumye Elisa adasaba umugabane wa Eliya. Yaravuze ngo mpibiri. Mukurikire mu nyumve gatoya, yaravuze ngo mpibiri. Umugabane wo muri Eliya umwe ni Eliya personnel, nasaba uwa kabiri asabye n'umwe w'umwuka wamubagamo. Umugabane wa Eliya umwe, ibiri na Eliya nibijya muri Elisa bigasanga na Elisa, n'isezerano rya Elisa biraruta Elisa na Eliya. Asaba ibiri. Nimureba uburyo Elisa yakemuragamo ibibazo si kimwe na Eliya. Eliya yishe 850, Elisa arangije afata abasiriya aho kubicara bagaburira. Kubera iki? Azi igisobanuro cyo gusubizwa ababisha be bahari, azi igisobanuro cyo kuba umunyembaraga aho yari yaracogoreye, azi igisobanuro cyo gufata intsinzi imbere y'abamurwanya. Haleluya! Azi igisobanuro cya mariage umupfuma gihari, azi igisobanuro cyo kwambara agapimba umurozi areba, azi igisobanuro cyo konsa imbere y'abagome, arabizi. Niba ari ikintu kiryohera umurokore, mumbabarire mere nk'ukora ikinyuranyo. Niba ari ikintu kiryohera umurokore, ni ugukora ikinyuranyo n'iki si shaka. Kuko satani aguteranya n'abantu kugira ngo bamarwe n'umujinya w'Imana wo mu kanwa kawe, ukabavuma buri gihe. Kandi aburi kuvuma ni abafana b'igisubizo cyawe. Iyo umuntu abaye icyaremwe gishya akizera Kristo nk'umwami n'umukiza, abahawe kubyarwa n'ubuzima bwari muri Kristo Yesu. Ubwo buzima iyo buri muri wowe buba bumeze nk'umukozi muri biro. Iyo irangi ritari muri ofisi ntabwo ryishyiraho, umukozi niwe usukura. Iyo ofisi urimo isenyutse, inzu utuyemo isenyutse, ni wowe ugira gute? Wubaka. Noneho ubugingo bwo muri mwe, umwuka wo muri twe wagezemo, tuwushyiramo nk'umwuka utuje, nk'abantu uzatujyana mu ijuru gusa. Ntitwawuhindura intwaro yo guhindura umubiri, tugumana wa mwuka. Nibyo za ndimi, nibyo bwa butware, nibyo, ariko ntitwabukoresha. Bumeze nk'umuntu ugendana umushyo mu ntoki afite n'urunyanya. Niyo wafata urunyanya ukarurambika hasi ukagerekaho icyuma, ntikirukata, burakoreshwa. Ubwo butware rero kubukoresha niki? Ni ukumenya icyo bugomba gukora. Ubwashize narababwiye ngo buri muntu wese afashe imbunda, muri twiga haragaragara warasa, ariko warasha wese ntiyahamya. Reka mbabwire, ntawe utasenga muri mwe, ariko usenga ibyo akwiriye gusenga ni 1%. Akenshi abarokore dusenga ari occupation. Wabonye umwanya ndaje, nari mfite mega, reka nje kuri YouTube. Ibintu biraho, ntutegura icyo kintu. Kuwa kane ngomba kujya kwa mushumba Ernest, kwa profete ngomba kujyayo, ariko nta mpamvu ikuzanye, nta mpamvu ikugenza. Anicet ni inshuti yanjye, reka nje kumanura amavuta. Ibyo ntibikora kuri wowe. Kubwiriza ukaba umufana wa Anicet ntacyo bihindura ku buzima, ntacyo bikora.
ahubwo wazanywe n'iki? Usenga kenshi, uraririmba, ariko ushaka izihe mpinduka? Ni izihe mpinduka ukeneye mu buryo bwo gusenga? No, ntawe utafora umuheto ngo arase, ariko gupima mu cyico, gupimaho mu cyico. Njya kwerekana madamu w'iwanjye tukiri abafiance, mama yaramubwiye ngo uyu nimbwa ntacyo azakumarira. Ndamubwira ntukurikije amaso ye ibyo avuze n'ibyo, ariko nkurikije uko niyumva ntabwo ndiyimbwa. Kubera iki? Njyewe ndiyizi kandi ni mu nyumve. Umukarudaya agira urumambo agushingiraho, umukristo ugahorana ibikomere ukabuzi ngo wasenze, ukikorera ababisha bawe bose. Reka mbasabe Papa Bosco, brother, urabizi ko dukundana kuva kera. Egera hino nawe, mwegere hino. Nimundebe. Asante papa, barikiwe papa. Aho nawe ngwino hano. Noneho aba bavandimwe murababona ni ibigabo kweri, siko ko umuntu yireba akabona ari murakoze. Satani ari nawo mwuka w'abakarudaya mu itorero utuma mudaca karande, abarangira gusa uruhande rw'intambara muterwa na Satani. Mu nyumve, uwerekwa yerekwa uburyo bakoroze, uwerekwa abona ifoto yawe batwaye, uwerekwa abona abapfumu muturanye. Nta urerekwa ngo ahindukire arebe mu by'Imana igambiriye kukugirira. Barerekwa bakakubwira uti Satani agiye kugukorera ibi. Nibyo mwarebye kwa Satani, ariko ongera uhindukire. Hindukira. No, kwa Satani ko ari ibyo, mu Mana ho hari ibiki? Uko bimeze biti? Iyo ko ni ibirere bitatu by'ubuhanuzi. Ikirere cya mbere ni ikirere rusange umuhanuzi ahuriramo n'umupfumu. Ibyo umupfumu yagukorera n'umuhanuzi akabikora, ibyo umupfumu yakubwira n'umuhanuzi akabikubwira, ibyo umurozi yakoze byose umuhanuzi akabikubwira yarebye mu ruhande rw'umurozi. Noneho hakaba n'ikirere kindi cyo mu migambi y'Imana. Mu kirere cy'imigambi y'Imana, mu kirere cy'imigambi y'Imana nta burushyi bwawe burimo. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta marira yawe ahari. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta mubabaro wawe urisha. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta gisuzuguriro kikuriho. Mu kirere cy'imigambi y'Imana nta gukena kwawe kuriyo. Mu kirere cy'imigambi y'Imana ntabwo ayo marira ariyo. Brother, ntayariyo. Imana iguha umugisha wo mu kirere cyayo. Imana iguha umugisha wo mu kirere cy'Uwiteka. Imagine umuntu uri mu Rwanda kuri telefone agasengera umuntu uri muri Amerika akamubwira ngo Imana yanjye ntiyemeye kwapfa. Bigenze bite? Ari mu kirere cy'Imana. Asante mama warikiwe. Ibyo bintu rero umukarudaya byicisha riturujiye. Mwamba bari yakamuka kumva cyane. Icyo kirere umukarudaya cyicisha riturujiye. Ajya kubwira uti mu idini wanyu ibintu babyemera. Mu muryango w'iwanyu ibyo ntibyemewe. Kwaso ninde wigeze aho ugera? Karitsiye utuyemo ninde wagusura? Ubuzima bwawe ninde wagukunda? Ni muri mwe. Wicara ku ntebe ukiga n'ukuru ukagira ubwenge ugatsinda ibizami, ariko kugira ngo umusaruro w'ibyo wize ugerweho ntibivamo. Ikintu uhita ukora ni iki rero? Uhita ufata bya bibazo byose uzi ufite, kimwe ukagifata, fataho n'ikindi ukagifata. Uza ku Mana umeze ute rero? Urabikurura mu nkurure ntimunyemerere kugenda. Dore uko Abakristo bameze. Urakurura kwa sogokuru bagakurura, wakurura kwa so wanyu bagakurura. Kubera iki bagukurura? Wowe
wababonye uri kubareba, sibyo? Urakurura bikaza. Kandi mureke mbabwire, nta muntu ugira ikibazo na kimwe kimworoheye. Bundi ikibazo umuntu afite kiba kimuruta, niyo mpamvu utaragikemura ngo kiveho, niyo mpamvu utaragikemura ngo bikunde. Barakuvuga ukaza gusenga uti bamvuze, juste ni ibinyine, ngewe ubukene mfite tugende. Ntabwo wibuka ko hari isezerano na rimwe, kandi ukiri hano, hano ukiri hano bwa mbere. Munyumve ndashoje. Bwa mbere nta ugura umwenda ngo awumanike kugurira kuwambara. Niba ufite intego, sorry gato, niba ufite intego yo kugura umwenda, uratekereza Imana yo nta ntego yo kukurema? Imana yo uratekereza nta ntego yo kukurema? Munyumve, kuki impfu wazisimbutse? Wasimbukiye gukora iki? Byanze bikunze kirahari, nubwo utakizi ariko kirahari. Ongera ugaruke, sura intekerezo zawe. Kubera iki waje gusenga? Nuko wabonye umwanya se? Hari abandi bari bawubonye ariko bataje. Byanze bikunze kirahari. None numara kumenya icyo ko hari impamvu uriho, hita usura Imana. Uri mu bibazo, yisure uyibwire ngo uri Imana ishobora byose. Erega kuba warabuze inzira Imana inyura mwiza ntibisobanuye ko itazaza. Impamvu wazibuze wowe uhagaze aho zitaba, ariko impamvu Imana izaza ihagaze aho inzira ziri. Ikintu ukora ni iki? Ikintu ukora ni iki? Subira hashize. Subira hashize. Nakubwiye ngo intambwe ya mbere utera kugira ngo karande kuveho nuko ushaka ko ikuvaho. Iragufasha yo kwa sogokuru. Kandi iyo uri gusenya igicaniro kimwe uhindukirira ku kindi, uhindukirira ku gihari. Iyo ushaka gusenya Bayali uyivugira kwa Shera. Iyo ushaka gusenya Bayali uyivugira kwa Shera, ubwazo zikiteranya. Ikibazo giha amateka y'ikindi. Paroni yeretse umukristo imirambo y'abapfuye, n'Abakristo niko bagenda. Burya umuntu ukwereka umurambo aba yatinye kukwica kuko afata ibyo yishe kera kandi akabikoreka wowe ukiriho. Ariko ndanezerewe baroko, ndanezerewe we. Reka kankavuge nsoze. Bwa mbere Imana ishobora byose niyo Mana yacu. Sogokuru agufata ntabwo yarahiranye n'Imana ishobora byose. Ubukene bugufata ntibwazanywe n'Imana ishobora byose. Banza ufata Imana noneho uyiharire, gifata uyigira iyawe. None numara kuyigira iyawe ibibazo byiyegereze. Vuga uti mfite Uwiteka, mfite Imana, Imana iramfite. Umva umunyashura mu kazi yavuze ngo mfite umukunzi wanjye, nuwanjye kandi nanjye nduwe. Aravuga ngo aranze nanjye ndamuzi. D'abord mbere yo kumenya so, mbere yo kumenya ibibazo, banza umenye Imana. Daniel yavuze ngo iki? Yavuze ngo abazi Imana yabo, abazi Imana yabo. Iyo yatumye bakuzinga si yawe, iyo yatumye bakuroga si yawe. Fata Imana uyigire iyawe, yizana uyigire iyawe. Niba yivuga wumve bayivugira wowe, niba yikunda wumve bayigukundiye, niba yikorera wumve bayigukoreye. Fata Imana bikemu, ntabwo ari iya papa wawe, ni iyawe personnel. Kubera iki? Imana nibi yawe iratandukana n'iy'u Rwanda, ibi yawe personnel. Iyo uyigize iyawe, iyo uyigize iyawe ihita ifata ibibazo byawe ikabyambara, nayo ikabigira ibyayo. Musubire mu byimbo. Ndagira ngo dusenga n'Imana. Reka dusenga n'Imana. Mfite agakobwa kazakingirwa kuri 20. Mfite
mfite umukobwa uzashyingirwa kuri 20, mama Lionel aramuzi, ngiye gukora inama y'ubukwe bwe kandi ninjye uzamushyingira. Reka dusengane. Niko bigenda. Nge nashyingiwe mama atabishaka, ariko nanjye ndashyingira abandi. Niko bikorwa. Ahantu abantu bapfira, uwakuragurije watwaye ifoto n'imyambaro yasize yitura, ariko we nuza guhanuza nta turugira, kandi niturivuga biraba icyaha. Uwaraguje we yararitanze, ariko wowe ntabwo Eliya yari gucanira Uwiteka atabanje gusenyera Bayali ngo yubakire Imana. Ntabwo yari gusenga atacagaguye impfizi. Ntibishoboka. Timutangazwa nuko Kristo akiza ababembe, yamara kubakiza akavuga ngo nimujye kwiyereka umutambyi mutange n'ituro ryo kwihumanura. Ariko kubera igicaniro cya kavukire twakibanya abayobozi, tukibana abashumba, bituma turwanya abandi. Kubera iki? Imana y'iwacu nimwe y'ishyanga rizatera irindi. Ntabwo ari amahoro yo mu ishyanga, ntabwo ari imwe yo kuvuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo nk'umutabazi, ahubwo ni ishyanga rirwanya irindi. Imana y'iwanyu nivuga ngo namusomeye, namuhamije, niyo Mana. Ariko fata Uwiteka Yehova umugire wawe, umugire wawe. Aburahamu yabwiye Tera ngo ndayumvishe, aravuga ngo ndayumvishe, irambwiye ngo ningende, ntiyayibaza ngo ndajyahe. Ikibazo dufite ntabwo nimpavuga ndahatina, nuko Imana ikubwira kuyikorera ukajya kubaza ibyo ukora kandi ufite icyo wakora, ukajya kuyibaza ugatindaho. Nkorera, ndagukorera ibiki, urinde, uzangenza gute, nyemerera Mana nkubaze, iherezo ry'urugendo nzaribona mwiki. Turaribaza shoferi ukujyanye Muhanga, ariko uri kuribaza Uwiteka wakuremye. Tekereza mu by'ukuri, shoferi ukujyanye Muhanga nturamubaza, ariko Imana yo ti iherezo harya niki. Niyo yari kubwira ringana na capacity intellectuelle ryo wakumva, ariko Imana igiye gusohoza ntisohoza ibingana n'ibyo wumva, isohoza ibingana n'ibyo ishoboye gukora. Baroko, muzi ko ibicaniro by'iwacu bitwoburija 100% gusengera amasezerano atari uko twizeye ko yavuze yasohoza, ahubwo ari uko amaramuko yanyu muyacungiye kuri ibyo yavuze. Iyo ucungiye amaramuko kuri icyo, uhirirwa umeze nk'umuyede uri ku ndege. None Imana yakureba ikabona si ubutware bwo mu masezerano bwakuzanye, ahubwo waje kwishyuza kugira ngo buke. Ntabwo wafashe Imana nk'iyawe ngo mu gihe itagusubije ubutuje, ahubwo wayifashe nk'Imana igukemurira utuntu ukeneye. Ntabwo irabi yawe. Wagira ngo ni mobile money, ntabwo irabi yawe. Kugira ngo Imana ibi yawe, ubana nayo yakoze n'igihe itakoze, ubana nayo yavuze n'igihe itavuze. Kubera iki? Kubera iki? Reka mbabwire, nimwimuke ku Mana yo mu masezerano, muturemo yo mu bubasha, mujye kuyo mu bushobozi. Narababwiye ntabwo Imana igikora ibingana n'ibyo yavuganye nawe. Hari igihe ivugana ibingana n'amarangamutima yawe, yajya gusohoza igasohoza ibiruta ibyo yavuze. Kubera iki? Ibasha gukora ibiruta cyane. Nucungira Imana kuri utwo tuntu uzasigara. Kubera iki? Kubera iki mbivuze? Iyo ucungiye Imana ku masezerano wikompara n'abandi, usenga ubwira Imana ngo reba runaka. Niyo hari ibyo wabonye umurusha, usubira inyuma uvuga ngo ubuse runaka sinkimuruta. Ubu mbese umeze nk'umuntu uri muri competition. Iteka ryose iyo wijyanye mu rubanza rwo kurushanwa, dayimoni rero iza kukwasista, ikajya iguhoza muri competition, ukabaho nta humure ry'ibyo wagezemo. Ariko kandi iyo Imana uyitunze nk'Imana yawe, iyo uyifite nk'Imana yawe, igufungira ku nyanja itukura, tutaka nka Dotani cyangwa Kora na Biramu, ahubwo umera nka Mose ugasubirana inkoni inyuma, ukabwira Imana ngo kufunze twari dutashye.
kufunze twari tugiye ujya kuganira nayo kubera iki niyawe irakumva uravuga ikumva urabwite none se ko wambwiye mariage se kaba mbona biri gutinda kandi ngewe umutima kubyihanganira binaniye reka nkubwire Imana uyibwira byose ku buryo wanayibwira uti wamvuye na kano gaheri Imana ni papa uba uri kumwe naso ukamubwira uti nshimira mu mugongo Imana uyisanzuraho kabwira uti kamfashe mubyeyi none se akana ko karwaye grippe kandi ka paracetamol karayivura ariko kabwira Imana uti data we dore gafite grippe kangirize Imana wayigize kuki uyitungira kure iyo uyifatiye kure bituma wandika ibyizakora mu nyumve uyandikira ibyizakora ukayibwira uti hera kuri ibi wowe ibyo ubona uri kuyiha nibingana na situation bitewe na circonstance urimo ariko nuyitunga nk'Imana yawe yo ugera mu kibazo kireba nicyo cyatumye Aburahamu atayibaza ngo ngiye we yarasohotse abwira se ngo ngewe irampamagaye Tera aravuga ngo ibigirwamana ndabisiga nemere njyane nawe Aburahamu ageze mu kibaya Loti arahatonganira Aburahamu aravuga utubwa Imana itambwiye ngo ni hano reka nguha amahitamo wahisemo se aho uhitamo ugumaho nanjye ndajya aho usigaje aratonganira iki none se uratonganira akabotike Imana yaravuze iduka muri botike ukarwana ku munzani ukagabanya akamodokari k'amafuta ukaburana no Aburahamu ntashobora azi ko isezerano ryose ritarashirayo azi ko umugisha wose utararangirayo azi ko iby'Imana yavuze byose itarabimarayo ntashobora agendagaho abwira Loti utihitamo murebe igitangaje Aburahamu ataragera i Kanani yasubiye gutabara Loti yasubiye gukiza Loti mu makuba kandi noneho aho Aburahamu yavuye yahavanywe n'amahitamo ya Loti nimutekereze Imana izamfashe mbagirireho umugisha dore ukuntu umuntu aca karande yo mu bitekerezo ugafunguka mu isengesho mushumba reka tubagirireho umugisha mwatura umugisha kuri iri teraniro asante uyu mugabo tumwerekeze ibiganza mumwerekeze ibiganza mumubwire ngo Imana imuhe umugisha afite ubukwe ryari reka kuwa kane azaze hano tumutwerere sibyo none se umuntu bahesheje umugisha gutya mubitegure kuwa kane azaze hano tumutwerere urumva nawe wageze igihe cyo gushyingira arimo arabaha iby'umwuka nyuma y'iyo tariki nzahita musaba aduhe seminari y'icyumweru